muri we Pastor Mubimba. Bitesha. Byiza. Iki si igitangaza. Icyo igitangaza se ka. Siga mvuga mu izina sha. Ariko usanzwe uri pasteur. So wanyu koko. Nese gusa ibyo wenda tubwire ngagize Pastor Mubimba. Tuvugane kuri cya kibazo. Umva rero nkubwire sha. Ikintu cya mbere kiriho. Iki kibanzo kibagirwe mu mutwe wawe. Nundi mutsabwo ntuzongere no gutekereza ku no kuyivugaho. Uranyumva neza? Kuko kibanza ni cyanjye. Sinzi impamvu rukiti cyawe. Reka nkubwire rero Pastor Mubimba. Utongera kumvuga mu zina. Wabifata nabi, wabifata neza. Hano ngewe mafite uburenganzira. Asobundi sha, kanze nkumbaze. Ubundi uri kora mu mutwe ufite uburenganzira bwo kuburana nanjye. Tutaburana se. Reka ubu muri iki gihe buri wese yamenye uburenganzira bwe. Ubwo burenganzira bwe rero ntacyo bundebaho. Nta nicyo bumbwiye. Uranyumva? Komera. Murabo Kaiza. Ubone hafi cyane. Maze iminsi gushaka ariko nenda kubuza. Nenda kubonye. Nanyu nsanze nganira n'umwana wanjye aha ngaha. Urabona ejo ndiko twari mu rusengero. Warigishe turishima pe. Ariko hari ikintu watwigishije tukidutera amatsiko. Kidutera urujijo nge twebwe n'abayoboke bawe. Gira amatsiko yo kuba nakubaza. Ariko weho n'abadiyakoni bawe ari ufatanye ikorwa bawe. Mutunigane ijambo neza. None ngo mufatiye hafi. Ntansobanurira da. Nicyo utasobanukiwe. Pastor. Erega ngewe. Imana yamaye ubutumwa. Ngomba kugeza ku muryango wayo. Kandi ubwo butumwa ni ukuri. Kandi uko kuri ni Yesu Kristo. Uranyumva neza? None se ikintu ntasobanukiye kivuga ngo waragiye urigisha uravuga ngo iwanyu ni mu ijuru urahakumbuye cyane gufite amatsiko yo kuzagirayo kandi ko muri mwisi nk'abacumbitsi nawe urimo reka cyangwa muri mukira ibyo bintu wabihagazeho. Umva kanze nkubwire njye mvuga ibyo mpagazeho nkuko mbivuga nkuko mbyigisha nkuko mbisobanura. Iwacu ni mu ijuru saa ku isi kuko kuri isi twari nk'abacumbitsi cyangwa nk'abimukira kandi nawe urimo. Sinzi impamvu byikuramo rero kandi ibyo rwose genda bihamije imbere y'umwami wacu Yesu Kristo ko ibyo bintu ari ukuri. None se waba ufite permis de residence kwemera gutura mu gihugu ku buryo bwemewe n'amategeko? Ndakubaza ufite permis de residence kwemera gutura mu gihugu ku buryo bwemewe n'amategeko? Njye mfite indangamuntu. Ubwo utunze irangamuntu ku buryo butemewe n'amategeko. Ese nawe Karungu nawe waba wemeza yuko yanye atari hano ku isi? Reka. Ni hano. Sindi umwimukira, sindi umucumbitsi. Kandi ubajije n'abaturanyi bakubwira yuko hano ni ku ifishi y'umuryango kuri gakondo yacu. Ikindi kandi aha ngaha niho nge n'abarumuna banjye twakomberaga umwuka. Nyumvire. Ni nayo mpamvu usanze turi kuburana n'urudata wacu ari Pastor Mubimba. Ushaka kutunyaga umutungo akurikije yuko ari ubitse ibyangombwa by'ubutaka ababyeyi badusigiye. Umva ceceka wambwawe. Hakusha mubonye mbareze ndabakujije none mutangiye kunyishongoraho. Ngewe kanze mbabwiza ukuri iso yari imfura hako ubundi ubwo bugegera ubusahuzi n'ubwo manzi bubi mukura he. Nge hangaya ni wanjye urukumva Kaiza kandi ni rwose mafite n'icyangombwa cy'ubutaka kandi kinanyeditseho uri kubugegera bwizimba. Sinzi n'impamvu wiyandikishijeho ubutaka kandi ari umurage ababyeyi bacu badusigiye. Ibintu bike nk'abantu Jewe sinumva iki kibanza ni cyanjye. Kumvikane gatoya. Sinzi impamvu urabana nk'abagabo bashize ibyisebe. Ni soni. Maze kumva impande zombi. Maze kumva yuko Pastor Mubimba yemeza kandi ahamya yuko iwabo atari kuri isi. Iwabo ko ari mu ijuru kandi ko ari hano kumwimukira.
nk'umucumbitsi. ariko nyine Ikindi arashinjwa gutunga irangamuntu ku buryo mutemewe n'amategeko. ariko nyine kaka Ntafite permis de residence imwemerera gutura mu gihugu. Kandi akaba yarigaruriye umutungo w'undi kubw'uburiganya atwaye cyangwa cy'ubutaka cy'abandi. Ibyo bikaba bihanwa n'ingingo y'ijana na 164 nimero 068 akarongo kaberamye 2018 yo kuwa 30 Kanama 2018. Ndemeza yuko Pasiteri Mupimba yigaruriye umutungo w'abandi yifashishije amasano ndetse anababeshyera. Ibyo bikaba bihanwa n'ingingo ya 8 ivuga ngo ntuzabeshyerwa ngo beshyire abandi, n'itegeko rya 10 rivuga ngo ntuzifuze kwiba cyangwa kubangiza iby'abandi, biteganywa n'amategeko ya Musa ko yahereye ku musozi wa Sinayi. nibyo rwose. Mupimba so ubundi wowe uri kuvuga ntegetse yuko usubiza Karungu ibyangombwa bye byose waba waramutwaye, cyo nicyo. kandi mu gihe kitarenze amasaha 28 ukaba wasubije irangamuntu ku rwego rufite ububasha ndetse wishikirije urwego rw'injira n'abasohoka. Nanjye nkatangira amakuru ku gihe nk'uko polisi y'igihugu idushishikariza, bimenyesha urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha. kahise rwose kuko nawe Urubanza ruciwe uyu munsi iyi saha tuvugana mu kibanza cy'umuryango wa Karungu. nawe uzi kuko ko hano ari iwanjye koko. Iwawe se gute? Amategeko n'amabwiriza yakurikijwe. none njye ntabwo nzavanga. none niba mushaka kuzanyica muzanyice, ariko njye ntabwo navanga. Njyewe nkubwije ukuri. nose ubwo murashaka nzajye henge ubwo. Nkubwije ukuri nanjye sinzava ku isi. Nshinguka hejuru ahubwo ugende nta nicyo. Reka ngende tuzaba tubonana. Abantu mwigize ibisambo nta kariya kagabo ko bureshya gusa. Njye ntabwo nzavanga, njye mushaka none muzahanyicira none. Umuntu ko gakondo yanjye ari mu ijuru.